mugenda barimo kwakira Wasiri yegera mikoro neza mu terekero mikoro rwose ndabone hari cyane abareyo abo mu Ruhango barimo barambwira ko barimo ko inteko rusange ya fan club yahariya mu Ruhango murabyumva iyo bita Ruhango fan club ya Reyo Wasiri arambwira niba yizi urayizi Wasiri yego ni fan club ikomeye Wasiri tangaza oya ntagiye kirage iyi fan club rero yitwa Ruhango fan club Rayon Sport ni nimwe mu zo duteze mazigihe ariko yego barimo gukora inteko rusange yabo kuri White Horse Hotel inyuma ya gare ya Ruhango barimo gutegura inteko rusange baza gukora ku isa y'isa 8 Rayon Sport ni ikipe nini ku buryo imwe muri fan club 100 itegura inteko rusange ikabrandinga ikajya kuri hotel nkuko Ferwa filmu inteko rusange idasanzwe uhita ubyumva cyane ariko mu Ruhango ni Nyanza bura ntabwo batandukanye cyane Ruhango na Nyanza ubundi ntabwo batandukanye cyane byagenze bitera bari batinze kuza wirukanga uyu munsi nawe agasenga imutsuranye ngo ni Jangwani ntabwo bishoboka ko agenda gake Jangwa ziraharise shirimumu meze neza uyu munsi yagutanze none uramubwira iki Jangwa habuze gato imvura ari we inyagira uyu munsi nibaza ko iri kugwa nibaza ko Wasiri biramworohera ko aracyatega moto twebwe rero nta ambutiyaje ahura nazo ariko se ambutiyaje ibaho no muri weekend twagira ngo uri kubwira abantu batazi umujyi wa Kigali ariko bado nagize akazi kantunguye n'ubu ngubu byari bikomeye ariko nababwiye ko ngiye ku nshingano zindi barambwiye ati reka tukoreke ubwo ari radio y'igihugu zo birakaze ikintu cyakina ubutumwa buruta intumwa ikintu cyakintangaza se bambwiye se umuntu yigeze kumbwira ko burya ngo boss wawe mu kazi ni gacinya cyangwa utabizi yagiye kubitsinda ngo ni umurimo ukomeye uburyo boss ugira ngo twebwe ahantu tutagira abambasaderi ubwo nyine Jangwani n'ibikumenyesha we yahoze mbere procurement yiwe muri company bakoramo ariko na kazi nyine nta kundi urishimye se gufata neza iyo watangaje ntabwo abyegereza umutima sebre nyene nano byarantunguye no mugabo mu sportif ngira ngo murayibuka njya no muri za Simba de za Sekafa zo kwa Pyramide muri Egypt yego nta nubwo agira ngo ibiki n'iki ndamumenyesha gusa ko mfite ubutumwa bw'akazi agahita ambwira wahedi nta kibazo kabisa no mugabo mu sportif najya komeza ikaze muri Radio Rwanda rero ikaze mu rw'imikino meze neza ebana ndacyari nkarisama abanyarwanda nibo bavuga ngo wahatswe n'inka nta ruha ngo aracyazigenda inyuma ndi gusaba Imana icyo ntafitiye ubushobozi byo kungeza umunsi w'ejo ubundi Club Giant isomo rya ruhaga gomba ni yagore Wasiri urabyemeye kweri amva magaseko magatwenge Wasiri aseka umugabo cyangwa ejo muri kumwe na Wasiri muzove yagiye kure gusura imyitozo ya Reyo hari nibyo twavanyeyo turaza kubabwira banza utunge kamera uri ari we wivugira biragoye ejo narabivuze ngira ngo Wasiri nshaka kwasubiramo Wasiri ejo yatangaje amagambo akomeye pe ego Wasiri yabanje kudusubiza mu mateka uburyo Rayon Sport mu bikombe by'amaheruka gutwara harimo bibiri yahuriyemo na APR kuri finale donc aho muheruka guhurira kuri finale igikombe cy'amahoro inshuro ebyiri zose ziheruka Rayon Sport yatwaye ibikombe itsinze APR Wasiri ariko izindi inshuro ebyiri zabanje APR FC nayo yaragitwara ariko ngira ngo ntago yagarukiye aho gusa ntago yarangije nabanza bivuge Wasiri subiremo Jangwani abijurire ze neza nta kibazo rwose wavuze ko ku gikombe cy'amahoro kuri finale APR ntacyo yazi kubwira bisubiremo ko wabimbwiye iyo tugiye kubara Rayon Sport yayindi ikomeye hera 2015 ho twatangiye ikiragano gishya cyatangiwe na Bwana Gashinya Chance de Boss we niwe watangiye kubaka Rayon Sport twari dufite project yo kujya mu matsinda twatangiye 2015 twavanye abana bagera mu 8 mu isonga tugura abakinnyi bakuru twagiye twongeramo dutangira kubaka umushinga turi imwe mu ma equipe mu Rwanda yakoze icyitwa project ifite ayitangirira ifite nahirangirira
icyo gihe Rayon Sport twubatse umwaka wayo wa mbere ntago byari byiza, ntago byagenze neza. Yego. Ariko muri uko kutaba byiza, kuko nyine kuri projet nuko bigenda, hari imyaka wiha kugira ngo uzagere kuri ya success yose wifuza. Uwo mwaka wa mbere twahuye kuri finali y'igikombe cy'amahoro n'ikipe ya APR. Icyo gihe muri championnat ntago byigeze bigenda neza, yari interim ya Masud Juma, ntago byigeze bigenda neza cyane. Ariko finali twahuye n'ikipe ya APR hari 2016. Seze 2015 2016. Twari tugeze kuri finali ya kabiri yikurikiranye, yari yabanje Polisi yari yadutsinze. Ari nayo impamvu twese dufata icyemezo cyo kurenovera ikipe, dutangira kubaka ubuzima bushya bw'ikipe ya Rayon Sport. Iyo finali twese dutsinda ikipe ya APR igitego kimwe ku busa. Wow. Turi mu ntangiriro za wa mushinga. Muri sezo yagenze nabi. Seze itagenze neza. Igitego cya Diarra. Aho umuntu witwa Piero yahagaze mu kibuga hagati asuhuza umuzamu witwa Olivier Kwizera no kutagaruka muri equipe nationale ubanza ari yumvune yagize icyo gihe. Yahagaze mu kibuga hagati mu smashingamo icyo bita rocket launcher. Ibiganza birashya umuriro uracumba mbere yuko kizimyamwoto ziza. Wow. Diarra yari yabanje gutsinda igitego kimwe ku busa, ambulance iraza bavura ibiganza, kizimyamwoto iza kuzimya umuriro. Twongeye guhurira kuri finali nabo sezo ya 2022 2023. Iyo Rayon Sport yari Rayon Sport y'umuntu umwe. Ya Rayon Sport idashyiramo imbaraga nyinshi, iri ku mushinga wo kuzagura abakinnyi bakomeye ku mwaka wa 4 wayo. Uzi uko byagenze? Ntabwo mbyibuka. Eric Ngendahimana yabatsinze igitego. Wow. Ihuye. Kandi yari mu mataha ye. Mu myaka ye ya myaka nyine ubu uri gusoza kariyeri mu makipe akomeye. 2022. Igitego gisa neza nicyo twabatsinze 2016. Jesus Christ. Umuzamu w'umunyarwanda nawe yahuye n'ibyago byamukuye mu izamu agarutse meje bundi. Ruvumbu yahagaze mu kibuga hagati asmashinga neza ya rocket. Pa! Intoki ziravunika, barakanda baramasa. Ngendahimana umupira baramuhaye, baramubwira ati ndavunitse, tsinda nta kibazo. Kimwe ku busa. Finali iragarutse. Dusubiye gura ku nshuro ya gatatu. Izo nshuro ebyiri twariho twishyura inshuro ebyiri nk'uko bivugaga nyine babanje kudutsinda. Nibo babanje kudutsinda inshuro ebyiri. Reka ibyo ruhuka. Ibyo ni Jangwa n'ubijurira. Ndabimusubije nta kibazo. Jangwa arazibuka se 2016 2023. Ubu tuzi ko hari finali zinde ebyiri zigiye kuba uretse finali y'igikombe cy'amahoro. Hari na super coupe twantisipa uko byagenda kose izahuza Rayon Sport na APR. Izo zo nzijyana buri gihe. Ujurira iki kuba ibyo bikombe biri wasiravuze n'iyo myambi y'amashoti uvuze ko bihereye hagati. Wari kuyeryari hari harabaye ikimbere yaho. Reka manzo nshimire kwanza Ferwafa yazanye match saa 10. Muda mzuri wa mazishi ni saa 10. Muda mzuri wa kumzika mtu ni saa 10. Ngira ngo nkuko yabivuze izo nshure ebyiri zose Lorenzo zabaga APR yaratwaye champion. Cyangwa se ifite ikizere cy'98% byo gutwara champion. Yego. Yabaga nta kiri guharanira. Kandi ntago Perez arwanira Europa, arwanira Champions League. Twabaga twamaze kugera muri Champions League. Ubu rero ikosa bamukoreye ngomba kumuhanira nukuzana igikombe cy'amahoro mbere yuko bitarasobaneka ko champion tugomba kwitwara cyatazayitwara. Aha rero nibwo agiye kubona Club Giant. Nibaza yuko Gombani ya Gori uyirebye ninge kipe yonyine club yonyine ku isi. Wongeho na Pyramid mu mahoro avugura itarahatakariza itarahatsindirwa. Ninge kipe yonyine ku isi. Wowe na Pyramid yonyine itaratsindirwa kuri cya kibuga. Ninge muvugizi wenyine ku isi, undi muvugizi utaratanga interview nimwe kuri ari amahoro twahuye nawe. Nta wundi, nta numwe urabitinyuka. Ku cyumweru rero nibaza yuko Clement ejo nari ndimo ndaganira nawe basoje imyitozo nyango twaravuganye kuri telefone ni guseka. Nabaza se bimeze bite, nabonye hari umwataka uri muri forme, nabonye ejo banabyitiranya, mbanze nkureho iki kintu ngira ngo muraza kuza kumfasha Lorenzo. Classe tuzi ko ari permanent, form tuzi ko ziri temporary. Yego. Ntimuga compare ikintu kiri fite form n'ikintu gifite classe.
ushatse kuvuga iki cyangwa igitego kimwe cya Giscard Kompala Ouattara n'uriya mwataka ni ibintu bibiri bihabanye baranganya ibitego nakubwiye ko ni form na classe ni ibintu bibiri bihabanye bombi bageze mu Rwanda mu kwezi kwa mbere nibaza yuko umwe n'umwataka wa equipe nationale uzakina African ntabwo yahamagawe kubw'impuhwe niwe wayihaye qualification atsinze umuzamu w'ikipe itaratsindwa match n'imwe mu marushanwa ku mugabane w'Uburayi Manchester United Onana uwo ni Ouattara mu gihundi abanyamakuru n'abasportifu muri rusange bari kumusabira favor yuko byibura bamutestinga muri match amicale ya equipe nationale ngo barebe byibura ko yaba yazamura urwego abo ni abataka babiri batandukanye numvishe ngo atsindisha ibitego by'umutwe ngo afite ibitego byinshi by'umutwe Lorenzo igice cyonyine mu mupira w'amaguru kitemewe gutsinda igitego ni akaboko ibindi bice byose biremewe ariko usibye sinzi niba navuga ko ari ukwibeshya sinzi niba navuga ko ari ubuswa sinzi niba navuga ko ari ubushake bitandukanye n'utsinda igitego cya Oruje atsinda igitego cy'umutwe ariko kiremewe mutangiye kunanirwa jangwa muruhuke banzamurira Ouattara hari icyo atangaza mbere y'umukino DJ Bolingo azamura ijwi rya Ouattara tumwumva byivugira tumwumve ahiga mbere ya derby twumve icyo afite kubwira abakunzi b'ikipe ya PFC tumeze neza kumenyerana birimo kugenda biza namaze kubona abakinnyi bagenda banjye barimo kugenda bamfasha kumenyera rero nta kuba iki ndimo kumenyera byihuse kuba naratsinze ku mukino wa Rayon Sport oya rwose ngemeze neza mu gihe tutarimo gutakaza imikino mu gihe turimo gushakisha intsinzi ntabwo ari ngombwa ko ari njye uzajya utsinda buri wese mu ikipe yatsinda tuzakina umukino mwiza urimo ubwitonzi bwinshi nizeye ko nzatsinda ubutumwa n'abakunzi b'ikipe ya PFC nuko nabasaba kuza ari benshi nuko basanzwe babikora mu yindi minsi badushyigikira iyo turimo gukina nanjye ndimo kubatekereza ntabwo dushaka gutakaza umukino turashaka kubaha ibyishimo icyo nabasaba nuko bazaza kudushyigikira nabizeza ko tuzatsinda ko bamaze gutsinda ibitego birindwi ntacyo nahindura njye mfite intego ntabwo ari byo bitego nifuza gutsinda muri shampiyona ariko muri rusange ntabwo nifuza kuba watsinze ibitego byinshi muri shampiyona icyo nshaka ni ugufasha ikipe yanjye ya PFC kubona intsinzi ubundi tugatwara ibikombe gusa gutsinda ibitego byinshi ni intego zanjye bwite gusa intego rusange ni ikipe nuko twaba ba mbere personnel mais l'objectif collectif du club c'est ça qui est le premier umukino tuza cyane Rayon Sport kandi n'umukino ukomeye buri wese arabizi hagati y'abakinnyi tumaze iminsi tuganira ikintu cya mbere twari dukeneye no kubanza kugera kuri finale kubera ko buri wese uretse no kuba hashize igihe aperi idatwara igikombe ibyo rero bisobanuye ikintu kinini rero abakinnyi bose twaraganiriye hagati yacu ni ikintu n'imashe twiteguye ko buri wese agomba kugira utanga byose kugira ngo tube twabona kiriya gikombe icyo navuga bibundi uko mba mbitekereza numva nyine kuko twagiye tuzikina hagiye ugaragaramo kunganya kwinshi ugasanga nyine nta ambiance ihari so rero kubera ko ari ku gikombe ikipe imwe nyine igomba kugarikwa tu so rero ku ruhande rwacu icyo dushaka ni ugutanga byose kugira ngo tubone uriya mukino kandi twongere gusubiza nyine aperi igikombe cy'amahoro kubera ko haciye nyine na itagitwara icyo navuga icyo bivuze kuri njyewe ndetse na buri mukinnyi wese waba warayikinnye kwanza niwo mukino wa mbere twavuga ko ukomeye hano mu Rwanda buri wese nyine yabaza agaciro kawo nta kinini mbivuga kubera ko niwo mukino nyine buri wese ajyamo ashaka kugira kwigaragaza kugira ngo afashe ikipe ko yabona intsinzi ntabwo ariko twabaga dushaka ngo tunganye ngo ntabwo ariko twese twabaga tubishaka ahubwo nyine nuko ni pariti nyine y'umupira tu ni imyitozo twakoze ino myitozo twakoze n'ubundi tugabwe tuyikora ntabwo ari ukuvuga ngo twiteguye Rayon Sport cyane cyangwa se n'imyitozo twakoze yihariye ni imyitozo tugabwe dukora n'ubundi rero nta kintu gishyashya twigeze duhinduraho mu kwitegura umukino wa Rayon Sport birashoboka cyane kubera ko mu mikino isigaye nta kintu kidashoboka dushobora kuyijya imbere ishobora kongera ikatujya imbere birashoboka kugeza ku mukino wa nyuma rero turi gushaka uburyo ki tuzakuramo iryo nota rimwe kugira ngo tuzayijya imbere nakubwira ko ari ikihe cyo ni ugukomeza gukora kuko imikino isigaye ni ugukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo tuzabashe kuba twabona ibyo bitegura kuvuga nuko bazaza ari benshi bakaza bakadushyigikira abakinnyi bavuze ikinyarwanda ni Igena Clement myugariro w'ikipe ya PFC ndetse na Ruboneka nyuma ye ni Ruboneka
ruboneka Bosco hanyuma Gatereme yakoreshaga gasobanura ko imyitozo asanzwe bikorera yavugaga ngo ba nyine ngo nibisanzwe igikombe cy'amahoro hari ijambo yari arimo arakurisha riri muri rigarukamo numva riryoshye cyane ngo dutuwe anyways abakinnyi kajambo ndumva karyoshye cyane usibye umere nko kuri Watara ibintu avuze ntabwo bitandukanye n'ibyo yavuze n'ubundi tusura equipe ya PRS mbere ya derby muri championnat match de tour iyo avuga yumvikanamo ikintu cyo kuba hambo cyane umukinnyi utarimo ararwanira gutsinda ibitego cyane ibyo yavuze n'ibyo yavuze n'ubundi mbere ya derby heruka ikintu cya mbere arimo ararwana nacyo ni ugufasha club na bagenzi be kwesa imihigo. Sami urebye match ya Watara iheruka kuri basezera equipe ya Police Watara arahengetse ku ruhande ni kigaragaza ko nta kibazo afite ko bamuhindurira umwanya kurwanira ibitego gutsinda ibitego byinshi ubona ko atari cyo kimuri mu mutwe n'ibintu avugaho cyane. Urebye na travail akora mu kibuga no umukinnyi wa groupe kuruta ukuntu ari umukinnyi we ku giti cye kuko abo bakinnyi babaje mu kwezi kwa mbere bitezweho ibintu byinshi usanga bafite pressure yo gutsinda ibitego kuko barabizi ko bagiye muri equipe umukinnyi uguzwe mu kwezi kwa mbere akenshi bari quick fix kuvuga ngo hari ibyo tutabonye muri phase mu bakinnyi twe dufite dukeneye umukinnyi ushobora kuza akaba yakora ibyo abandi batakoze akaduha ibitego sirtu nko kuri PR ibikeneye ibikombe kameme kuko APR ikeneye kujurira gusubira mu marushanwa nyafurika kugira ngo ibyitakoze umwaka ushize hamwe n'aba bakinnyi bari bashya benshi mu ikipe ya APR bamaze kumenyerana barebe ko wenda bakongera bagasunika bakareba ko bagera mu matsinda barota kuri ekipe ya kuri Watara icyo namaze kumubonaho n'umukinnyi ni nk'abakinnyi benshi bo muri West Africa kuko abakinnyi benshi bo muri West Africa baba bafite icyo kintu cyo kuba barakeneye ku muhanda benshi bakajyana n'amashuri abafata ku myaka yabo isa nkaho itangiye kwegera hejuru usanga umukinnyi ukina imbere wese afite ubushobozi bwo kuba yakina iriya myanya yose yo ku murongo w'imbere wamukira ku ruhande rw'ibumoso cyangwa urw'iburyo cyangwa ukamukira hagati aba afite ubwo bushobozi kuko abakinnyi bakiniye ku muhanda ikintu kimwe baba bahuriyeho kwako ku muhanda nyine ukina aho bagushyize nta mitoreze ibihambaye birimo kandi ni Brazil na West Africa nta bitandukanye kwako bagira gukina ku muhanda cyane abajya muri academy ni bake cyane kuko nibwo bitangiye kuza abakinnyi benshi bakuriye muri iyo system bakajya muri rwo gukina i Burayi usanga bagenda bagakora ubuvugizi muri amakipe bakiniye za Juventus andi amakipe akomeye afite ama academy aza gutwara abakinnyi kugira ngo abacishe mu bihugu byo muri Europe de l'Est za Norvège na zande kugira bazaje mu makipe akomeye hagiye harimo amasezerano ku makipe atandukanye ariko ikintu bahuriraho ni kimwe niba umukinnyi ari rutahizamu cyangwa se akina mu b'imbere imyanya itatu yose y'imbere abasha kuyigerageza kandi apari ibyo ngibyo Watara n'umukinnyi ubona ko ari umukozi yirukanka kuri ku mupira kuko aperi tuvugisha ukuri ntabwo ifite mediane ishobora kuba yahaza abakinnyi bari imbere ngo ibahe imipira mu buryo buhoraho ku buryo badakenera kugaruka usanga umukinnyi ukina ari imbere utiteguye kuza gufasha birangira kenshi umutoza amusimbuje ariko Watara afite iyo akretiri ku rwego rwo hejuru aragaruka inyuma agafasha ashobora gutwara umupira azi gucenga yatsindisha umutwe atanga amasantre nabako ni umukinnyi w'ikompure kuri izi challenge zo muri championnat y'u Rwanda usanga ko tudafite baba mediateur baba createur ku buryo akugezaho umupira aho uhagaze ahubwo bisaba kujya kuyishakira. So twavugaga iyo wumva imvugo ya Clement myugariro navuga ko mvuze ngo numwiza mu gihugu bishobora kuba debatable ariko numwe mu beza mu Rwanda no wa mbere mu gihugu ubwo wewe wemerewe kubivuga bakina mu gihugu wewe wemerewe kubivuga ngibwo navuga ko ari umwe mu beza mu gihugu kuko ni ingingo nyine yaganirwaho hari abandi ba defenseur beza bari muri iki gihugu nije na Clement na Ruboneka baragaruka ku kintu kimwe hashize imyaka myinshi tuzatwara igikombe cy'amahoro ni imyaka 8 ubundi hari igihe abafana ba PRFC bavuga ko igikombe cy'amahoro ari cyabo de facto barabifite byinshi kigomba kuba ari cyabo ariko imyaka 8 cyangwa ubundi habaye iki kugira kushura kuvuga ngo twabonaga tujye twara igikombe cy'amahoro ariko ntago cya champion ariko ntago mwatwe ko 8 babitwaye ari bibiri ni iki cyabaye kugira ngo muri imyaka 8 mudatwara igikombe cy'amahoro ubona ari iki cyabaye muri APR reka mpere kuri uwo Clement wavugaga ejo ngira ngo nkuko nari nangiye kubikubwira twaraganiriye ndimo ndamubaza arambwira ati jangwa dukinye ni ikipe match zigera muri 3 muri sezo apari yo kubona n'igitego mu izamu ryacu na occasion byaragoranaga nakinaga biraho hamanutse kamera zigera mu 10 nanabwire Ferwafa n'abanyamakuru bakunda kwitiranya ibitego byiwe n'ibya Watara
sinzi ikibazo baba bafite ariko ndabagira ngo bamenyeshe ko hari kamera zigera mu 10 zaho zitari mu mahoro cyane zoherejwe n'ikipe ya Pyramide n'aba scout bayo baje gusa zireba umukinnyi umwe Kremanigera Pyramide n'abagiye kwataka ama set pieces corner cyangwa kufura izo kamera zose ziri kuri Kremanigera so nibaza yuko rero nkuko yabikubwiye tumaze imyaka myinshi twari iki gikombe kandi nkuko mubizi ngira ngo Peace Cup Heroes Cup ibyo ni ibikombe bifite icyo bivuze kinini kuri equipe ya APR so nibaza rero uyu ni wo munsi cyangwa se ni wo mwanya cyangwa se niyo sezo nziza yo gutwara iki gikombe nkuko nagiye mbikubwira nubwo wenda ibikombe byinshi twagiranaga dukenera by'amahoro urabizi ko akenshi byazaga shampiyona yenda kurangira cyangwa se yararangiye shampiyona isa nkaho yaratwawe habagamo kwirarira ku bakinnyi kwirara kuri staff technique abafana nuko twumva igikombe cya shampiyona nicyo tumerita igikombe cya shampiyona twagiye twasohotse twagiye muri Champions League n'ubu niryo rushanwa ryacu Confederation biraho nyine ukabona nta gaciro tugihaye kinini ariko nkuko nabikubwiye Ferwafa uyu mwaka yakizanye mbere ya shampiyona itararangira bikiri mu murongo wo guhatanira igikombe uko turi babiri haba Rayon Sport haba APR cya shampiyona Lore uyu mwaka message iva mu buyobozi nimwe gikombe cy'amahoro tugomba kugitwara Wasiri ibintu Jangwa navuze ndumva ndi kugira temptation yo kubyemera no kubyizera bari byo kuko nawe ubirebye neza Rayon Sport ni ya mbere ku rutonde rwa shampiyona APR ni ya kabiri Rayon Sport yemerewe gutsinda imikino isigaye muri shampiyona imikino 5 igatwara igikombe cya shampiyona yego ntabwo utekereza ko kuba APR tize gutwara igikombe cya shampiyona mu gikombe cy'amahoro baraza gukandagira icyo bita full gas none uri gutwara mu mihanda miremire ya highway gukandagira umuriro icyo bita full gas wa mugani bika motivation ku buryo kubava imbere byagorana kuko birashobora ko ari cyo gikombe cyonyine batwara muri sezo ko muri abambere bundi bwaryarise muri mwaka w'imikino bayikandagiye ahari geni in summary tubiganireho nta kibazo uyu mwaka w'imikino ni umwaka w'imikino waranzwe batangiriye muri CAF Champions League ariko mbere yaho hari habanje Sekafa niba nibutse neza yego finali baratsinzwe bahura n'ikipe iri muri middle class niko nabyita middle class ni middle hanyuma bakurikijeho Super Coupe ntekereza ko iyo full gas ariho byari butangirire cyanangiye icyo gikombe kibanyuze mu myanya y'intoki bakireba uyu mwaka w'imikino niyo kipe rukumbi mu makipe 16 akina shampiyona y'u Rwanda Dia Brothers yatewe impaga Jesus Wasiri nanone amakipe 16 akina shampiyona y'u Rwanda hari Muhazi hari Etenseri hari Marine ndi kwivugira ikipe zo mu ntara hari Bugesera hari izo kipe zo mu ntara kure zifite aba team manager barimo barabyinjiramo gake barimo baraza bakiri abana muri ibyo bintu nta kipe nimwe yigeze iterwa mpaga 2025 iyo kipe ushaka ikandagira full gas yatewe mpaga ukawukirusha inota rimwe yaratewe mpaga irarirushwa inota rimwe rega baritwara igikombe cya shampiyona mu makipe 16 muri iki gihugu murekagera ashaka kugera ko nakuvugiyemo warese murekagera ashaka kugera akuyu kavuga yo ushaka ko ntazavuga yo komeza n'uwo mwuka icyo ndi kuvuga ni iki rero ikipe ya Rayon Sport iri mu makipe uyu mwaka w'imikino yagize injuries nyinshi imvune nyinshi byaka kanya umukinnyi wa mbere mu Rwanda ntashidikanywaho Fonganye avunitse amezi 2 still Rayon Sport iracyabona igitego wanageze kuri Rayon Sport bigezaho tuzana umukinnyi w'umunyarwanda witwa Biramahire Abedi yatangiye agendera mu muri rusanzwe ya 40 abandi batsinda akabihorera nta kibazo aka kanya nta penalty ibitego 8 amaze kubitsinda muri mwaka w'imikino aho bigeze rero twebwe nta muntu numwe dufite wo gutinya muri uyu mwaka w'imikino hano mu Rwanda namwe mwemerewe gukandagira full gas sino kuyikandagira gusa nyuma yo guhura n'ibyo bibazo byose muri uyu mwaka w'imikino twajya tureba abantu duhanganye nabo tukabona imbaraga zabo ntago ari nyinshi ubu turi kuri finali ya Peace Cup tudeservinga gutwara a quoi que ça soit kuva
ku muzamu uri mu izamu kugera ku mwataka. Mwibaze ko twakinye na APR match ebyiri twakoreshaga umutoza urwaye yararwaye Robertinho ahakomerewe nibwo yavuze ati reka mpagarare Gwaka ntaratsindwa umukino abe na rimwe. banza murire muhire Keve kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport ahari hari ibyo wasiri ubanza umwumve neza wumve mudira ahantu hitwa umve Muzozi icyo Rayon irimo gutekereza uramuvuga Jangwani nkabona baganiriye Jangwani n'umukinnyi wa mbere mu Rwanda. Bimwe mu byo muhire Keve agarutseho mu kanya gato cyane hari ibyo abanyamakuru bamubajije bamubaza bati ko APR yakaniye gutwara igikombe cy'amahoro ese muramutse mu by'ukuri mukibuze ikagitwara igatwara n'icya shampiyona mwakwishimira gusohoka ibahetse. Keve yasubije bijyanye n'uko situation imeze yari afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo avuze Wasiri na Jangwani kuko Keve avuze ko kugeza ubu ari bahetse APR ndetse banabishaka APR ishobora gusohoka bayihetse. Waye aravuze ngo turi abambere muri shampiyona twatwara igikombe cya shampiyona icyamoro turi kuri finali twemerewe kugitwara turi kuri finali so ahubwo twabitwara byombi ko tubarusha n'amahirwe yo gutwara bibiri tugasohoka tubahetse ubwabo ko tubahetse n'aka kanya Jangwa kano Keve yavuze ko guheka APR ntabwo kakwinjiye munsi y'uruhu. Statement ni long. Nibaza yuko ntabwo tugeze finali kubera ko twahuye na Rayon Sport demi finali duhuye finali tugeze finali ko twatsinze polisi. Nzagaruka hano si kera ni kuwa mbere uzampamagara. Indi ngingo ikomeye yaganiriweho mu Nzove Rayon Sport imaze amezi abiri idahemba si inkuru buretse gato idahemba abakinnyi ukuri ariko Rayon Sport yari igifitiye ibirarane by'amaprime zo ku mukino prime zo gusezerera Mukura izo twarazibonye kuwa kane prime zo gusezerera zo gutsinda Etincelle zabonetse kuwa kane nimugoroba. Twagerageje kubaza niba hari speech mu bayobozi ba Rayon Sport mu byo babwiye abakinnyi harimo icyerekeranye n'amafaranga. Kevin yatubwiye ko batigeze bagaruka ku byitwa salary kuko idahari ubu ariko babizeza ko leta azabambura igomba kuzabahemba. Ukumva ari ibintu bishobora gutera impungenge abakinnyi kuko kubundi izo kipe turi mu kwezi kwa nyuma kwa saison ibaze kubaza iki kuyoboye turi mu kwezi kwa nyuma kwa saison Wasiri ntabwo gutera impungenge kameme amakuru ntabwo ari meza Wasiri mugira inama ntabwo gutera impungenge kuri equipe ya Rayon Sport kuba binjiye mu kwezi kwa nyuma ko guhatanira ibikombe. yariho yibaza ati izo kipe ahura nazo guteza ahubwo zimuyobora zite by'agateganyo yari arimo aravuga iby'amagare. Mu magare hari umukinnyi ubushinzwe cyitwa Laviteyoma kugaburira abandi. Bamwe mu bamugaburiye batangiye guhagarika kubanza bendaga kumugaburira nabo batangiye kugira impungenge. Oya ariko amakuru twarayamenye no kugira ngo match yanyu namwe zoro gusubiza ntabwo biguteye impungenge. Ikintu cya mbere gihari ikipe ya Rayon Sport niyo uje kuyikinira bwa mbere ni nacyo kintu cya mbere ugomba kumenya. Turacyari kurwana no kuba ikipe yihaza muri byose ngo bigere kuri level yuko birajya bigera muri uku kwezi ibintu byose biri ku murongo. Umukinnyi adataka umushahara, umutoza adataka umushahara, aba ari umuntu uri safe ku kazi ke nyine. Muri iyi minsi rero ntekereza n'umuntu umubwiye ngo Rayon Sport ibereyemo ibirarane umukinnyi ibereyemo ikirarane umutoza si inkuru yamutungura. Ni nkuko nawe aracyari nanjye kiracyarimo cyangwa baguhambere kugira ngo ugire morale yo gutangaza. Just joking. Wasira mwambaro icyo nari ngiye kuvuga ahantu hambere ikipe ya Rayon Sport ikura amafaranga mbere na mbere ari mu bafatanyabikorwa. Ubaka kanya tugeze kuri level yuko niba ikipe ya Rayon Sport ishobora gukenera miliyari n'igice n'urugero ku mwaka utugeze kuri level yuko byibuza miliyoni 400-500 zishobora kuva muri abo bafatanyabikorwa. Hanyuma tugasigara turwana no gukora ibindi bikorwa bishobora kwinjiriza ikipe ya Rayon Sport amafaranga. Icyambere harimo gukora umunsi wo kumurika abakinnyi nabyo bishobora kuzana amafaranga. Harimo n'izo resete nyine zigomba kuva ku kibuga nacyo n'ikindi gikorwa gishobora kwinjiza amafaranga. Ibyo byose rero ikipe hari ahiri kuva hari n'ahiri mirajya.
nk'iyi komite ifite ikipe ya Rayon Sport igituma abakinnyi bakifitiye icyizere binjiye mu ikipe abakinnyi bari bafite ibirarane by'amezi atatu yego ibyo byose babikuye mu nzira iryo sideni ryabarebaga kuko so batangiye umwaka w'imikino ariko kuko baje muri Rayon Sport nyine bagombaga kubikemura ibyo birasobanura ko kuri budget y'amafaranga bari bazanye hari retari bagize iyo gukoramo kugira ngo babanze bakemure ibyo basanze bitangirira ibyabo niyo mpamvu rero abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport umuntu waguhaye amafaranga y'amezi atatu ubu hagezemo 2 hari uwo wabonye ari kwiterera hejuru mu myitozo barishimye cyane wabona hari uwo wabonye ari kwiterera hejuru bameze neza na prime zose for now haba prime ya Etincelle haba prime ya match ya Mukura bazikenyereyeho binjiye muri kampo buri wese aseka nta kibazo na kimwe bafite kandi ayo mafaranga si amafaranga makeya baba barimo barakorera nkanakumenyesha ko n'iminsi igiye kuza nabwo bigiye kwiyongera ikiza gihari Rayon Sport igiye kwakira match nyinshi muri minsi iri kuza muri zanzira nakubwiraga igomba gukuramo amafaranga harimo izo recette nyine ayo mafaranga agomba kuva ku kibuga izo match zigiye kuba match irenze imwe bizanagenda neza nayo mpamvu abakinnyi bagifitiye icyizere ubuyobozi ni nayo mpamvu rero ibyo nta kintu na kimwe kiri buze gukoma mu nkokora umukinnyi wese w'ikipe ya Rayon Sport ndakwibutsa ko sezo ya 2018-2019 Rayon Sport yatwaye igikombe cya shampiyona harimo kwezi kumwe batarabahemba bakubahembye nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona wow byarabizi Omari Nyingi najya kumubaza zamusobanurira uko bigenda muri Rayon Sport umutoza w'ikipe ya Rayon Sport n'umuntu usanzwe uzi Rayon Sport yatwaranye nayo Peace Cup ya 2023 azakubwira uko bigenda nyine yo muri Rayon Sport bimeze bityo niyo mpamvu rero uri muri Rayon Sport wese arayizi kuko yagize amahirwe yo guhura n'abantu basanzwe bayizi niba ufite safe sanzwe uzi Rayon Sport ukagira Serumogo wari imazemo umwaka asanzwe azi Rayon Sport ufite Bugingo ni ibintu bisanzwe bizwi ku buryo ni ikibazo ariko ukirimo afite icyizere kuko azi uko bigenda muri Rayon Sport mbere ko mbarekura ndabanza nibutsa abafana ko bagura amatike nabonye benshi babitubaza kuko ntabwo yari ya tike bakoresheje muri semifinals ntabwo ari kakanyenyeri ka uridi gasanzwe ni kode yatangajwe na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ugura tike mu byumve neza abafana b'umupira w'amaguru bashaka kujya muri stade Amahoro kureba derby mu byumve neza urakanda kanyenyeri 513 urwego mbisubiremo akanyenyeri 513 urwego reka mbikore ndebe ko biri kugenda neza 513 urwego akanyenyeri 513 urwego charging request charge threshold queue size reached ko byanze ko nta kintu bama akanyenyeri 513 niba kugura amatike rero ubwo nibandenganye nari mbivuze ariko hari nukomeza kugerageza ubwo ni volume y'abantu bari kugura biremeye katurebe yego ukande nganze ku cyongereza English agira ngo verify ndebe birakunze Safari Bascade Nyandungu Ikopa Kamahoro Stadium Amahoro Stadium niho winjira katurebe nk'iya derby niyo ku Mahoro ubwo ugura uyu munsi urajya kuri Kigali Pere iby'uyu munsi ugura ibyejo kuri finale uragura Amahoro Stadium Amahoro Stadium nanjye reka ngiye mu Mahoro ndebe yego Ferwafa Peace Cup Final Games akondabona biroroshye rwose biroroshye pe Final Games hari Marayimpaye Lower Ball 2,000 Upper Ball y'igihumbi akaza na VVIP 50,000 izo ziri muri system ayo mfashe ndo munyamakuru ariko ubwo nyine oya ariko gura nka Upper Ball ugurira nk'amaziki ugurira umuntu abantu banjye se tuziranye benshi Lorenzo hari umuntu mushobora gura hano hanze akubwira ati gira wenda sinzi nimba byakunze ubu ngubu ejo abafana biri batubaza nimugoroba kuva mu masaha atangiye biri bampamagara ayo muri VIP yose ntago bashyiragamo 1,200 gusa sinzi rero nimba 50 irimo 50 ni VVIP 50 ndayibonye Skybox iyo ni VVIP bura wasanga bari kuzirezerivira abantu baragenda bazirekura gake gake iyo ari match ikomeye cyane urabizwa bigenza hari amatike bahisha ariko ubwo n'abantu bagire bakomeze babe vigila cyane uyu munsi irabera Pele Reyo equipe ya Police Women iracyana Kamonyi isa 12 haraba habanje match y'abagabo ya Police FC na Mukura ubwo abagura inyamirambo muhagure abagura kuri stade Amahoro muhagure mujye kora umupira
hanyuma Jangwa gira ikintu cyane mutangariza abafana b'ikipe ya PFC bahamagara kuza gufana ikipe yabo ntekereza ko mukeneye abafana cyane. Nibaza yuko abafana bo barabizi si no kubahamagara gusa iyi sezo twabanye nabo babaye nyuma ya ekipe mu ngendo zo mu ntara muri Kigali ahantu hose bari bahari. Awasiri hari akantu yaravuze ngo ikipe irimo irava ku ntambwe imwe ijya ku yindi ariko iyo ubyenagije neza ubona ari byo ubona ko yavuye no ku bururu bw'ikirere geze ku bururu bwa bike. Awasiri yo jezi niyo mwambaraga kera niba nabo izo jezi baba zifite ziriho ubwo bururu. So rero cyo nababwira abafana ba Peri bazaza ari benshi ku munsi w'ejo nzabashyira igikombe hamwe baba bicaye nyuma yo kugitanga zazamuka njye gusereburana nabo rwose niba humure nzakiba kurya ifoto y'ibintu byagenze ejo kuri amashati yawe made Rwanda y'umweru. Afande CDS General Haji Mbaraka Muganga, Afande Alex, Afande Akos Nyakarundi, Afande Deo Chairman wa APR. Ndekeho Wasiri navuganye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport nijoro harimo conflict cyane mu bijyanye no gucuruza n'icyo amakipe azabona mu gihe kuri revenue zaboneka kuri stade. Abayobozi ba Rayon Sport yewe n'aba PFC bari basabye ko bahabwa 50% y'amafaranga aracuruzwa kuri stade ariko icyo abayobozi ba Rayon Sport bambwiye ko inama bakoranye na federation babisaba abayimwe amafaranga bayimwe. Umbwira icyo bitekerezaho kuko baravuga ngo Derbio yabereye muri stade Amahoro ntabwo babonamo miliyoni nk'ijana. Nitwe twakinnye abafana n'abacu ubwo ndavuga amakipe yombi. Ni gute ku bintu byose twatakaje muri sezo wacuza miliyoni ijana kuzamura ugatanga igikombe cya miliyoni 15 bakavuga ngo oya gikombe mwaragiteguye azahembwa mwarateguye muzane 50% musigane 50% tugabane ariko ngo byarangiye abayobozi ba federation babyanze. Nicyo bitekerezaho kuri izi revenue zo kuri stade. Icyambere ni logique yumvikana cyane. Iki gikombe cy'amahoro gitangira se Ferwafa niyo yakiraga imikino. Gikombe gitangira n'amaklub. Iki gikombe kimwe na championnat aka kanya mu Rwanda umupira w'amaguru urimo urahenda amakipe. Nureba muri club Jangwani ari kuvugira bageze kuri level yo guhemba umuntu $8,000 $8,000. Rayon Sport mu bushobozi bwayo butari bwinshi kugira ngo igendere kuri iyo speed turimo turavuga igeze kuri level yaho irimo iraspendinga miliyoni zirenga 50 irimo irahemba abakinnyi. Si miliyoni 50 zo guhemba abakinnyi gusa harimo ko abakinnyi bakora rukari byongeye rokare ya finali ntago aba ari rokare ya kimwe cya kabiri sina rokare ya kimwe cya kane aho abakinnyi babaga harahinduka iminsi bahamaraga irahinduka prime abakinnyi bari buze gukorera nayo iri buze guhita izamuka. None uwo muntu ugiye gucuruza wowe ugiye kumucuruza nta kintu ari buze kubona rucabana. Erega finali apari yuko ibaye match imwe nibiba byiza ahubwo noneho niba bitangiye kugenda gutyo bibave mu biganza tujya dukina finale ebyiri imwe yakire match imwe n'indi yakire indi match bikomeze nkuko byari bimeze muri kimwe cya kabiri. Niba ibintu byoroshye finale igiye kuba match imwe ibyo birasobanura ko amaso ya buri muntu yose ari kuri iyo finale. Nta muntu uri buze gusiba uwo mukino abantu bose bari buze kuza. Amakipe yakoze ibishoboka byose arwana intambara ishoboka ashyiramo ubushobozi bwose bushoboka kugira ngo agere kuri finale. Finale zingabonye za Rayon Sport na APR ni heya umwaka ushize n'ibyanze byaranze. Finale yari ya nitwerukaga kwibona nyine kuri ya Police na Bugesera. Nitwerukaga kwibona nyine kuri muri 2023. Ferwa afite ikintu mufite kucyumva. Umupira w'amaguru mu rwego ruhagarariye aya maklub ari marakina muri Ferwafa kuko hari aya maklub kandi ntabwo twavuga ko Ferwafa ikennye budget y'inteko rusange ni miliyoni 60. Budget y'inteko rusange makakanye miliyoni 50. Ibaze by'ubwabyo byonyine no kumva aya maklub abiragiye guhura iki nari marasaba kiroroshye. Tugeze mu mpera za sezo aha budget wateguye ibirimo irarangira budget wateguye irimo irarangira by'ubwabyo nka UEFA Champions League yo buri faze urenze hari amafaranga baguha. Ubu twakabaye turimo turabara kugira ngo tutagira icyo tubasaba ngaho ni mutworohereza
ugeze 1/8 niyandikirwe miliyoni 10. Nugera 1/4 bakongeraho izindi 8 z'uko warenze icyo 1/4. 1/2 numara kuhagera uba ufite amafaranga wandikiwe. Ngaho nitugere final urebe ko ari icyo tubasaba. Ariko ikipe irimo irapandisha ubuzima bya buri kanya bimaze ikize kwitabira icyo gikombe. Niba bigeze hahandi kuri finali, hahandi ari buze kuboneka umusaruro mbumbe, hahandi mukeneye nyine isi yose igomba kureba, bikarangira ikipe nta kintu irimo iracyura mu rugo, ibyo birunganira iki? Ikipe igeze finali ikabura igikombe cya shampiyona, nta n'igihumbi ibona. Oya ugeze finali hari amafaranga ya kabiri, hari amafaranga ihabwa, ariko ifite amafaranga ihabwa. Ariko Jangwa abantu nibatekere amaklub yasabaga ibintu bibiri, bavuga ngo icya mbere niba mugomba kwishyuriza iyi match turafata 50% kwa maklub abiri, ubwo ni APR na Rayon twigabane, hanyuma mwe musigane 50% federation. Bumvaga abayobozi bumvaga biri fair, fair byanga. Proposal ya kabiri, ni muzamura amafaranga ahembwe ekipe ya mbere ni ya kabiri, kuko muri expecting amafaranga menshi muri revenues, muzamura igihembo kive kuri miliyoni 15 zibe nka 25 30, iya kabiri niba ari nk'8 zibe nka 15. Barabyanga. Ese nibyo abatera nkuba byose nabyo ni ferwa. Yego. Proposal ya gatatu nirimo gucuruza match. Baravuga ngo mwaretse tukicururiza match tukishyuriza niyo mutaduha amafaranga y'igihembo twihemba. Ibi byose byanzwe, ubu ferwa firishyuza bisanzwe, ihembe igihembo yateguye uko bisanzwe. Inama yarimo nimugoroba na babisabaga dore kugira ngo mvuke ukuntu ibi bintu bigoye. Iyi match turimo turavuga niyo match ikomeye mu gihugu. Niyo match ikomeye mu gihugu. Ugiye gufata amafaranga y'abamamaza, baramamaza kuri inde? Ni kuri Rayon Sport na APR. Baramamaza kuri Ferwafa. Kandi ntekereza ko impamvu nabo bamamaza bari buze kuba benshi nyine nuko ari Rayon Sport na APR. Nuko ari Rayon Sport na APR. Iyo ni logique yumvikana. Aba bantu babiri impamvu uraza kubona abantu benshi bamamaza, abantu benshi baza muri Stade Amahoro, n'impamvu iyo match nayo wayishyize muri Stade Amahoro nuko ari Rayon Sport na APR. Wasiri ararekwa ntashira. Reka DJ Bolingo mugendimo kubaherekeza. Mbere yuko bagenda reka mbisabira ikintu kimwe. Ku magambo yose muba mwatangaje mumvare ntimwongere kunganya ubusa ku busa cyane. Oya ntabwo byakunda ibyo bintu biri mu basha bwose. Oya babwire bagenda n'abantu benshi message kwe bwabwa watarana na biramahira best. Bajya bavuga ko mu match ari wa Jangwane na Wasiri. Cyane. Ariko uyu munsi mubabarire ubusa ku busa mubwira abakinnyi, niba mubwira abayobozi, niba mubwira baki, ubusa ku busa birarambye. Match za kimwe cya kabiri mwabonye nta cyizere ziba. Mudashira abasifuze igitutu bagatanga icyawo. Ubusa ariko ngira ngo nibwo ntibishoboka. Mudashira igitutu kwasi. Oya niyo mwajya muri extra time twaba twabanenze. Nagukeneye indi match y'ubusa. Bibaye bibiri se. Nta kibazo. Kimashaka mu nganya 10 ku 10 ariko tubone igitego. We ikintu avuga. Oya wigira ikibazo. Derby zibaye nyinshi. Ago subu. Ufite professeur biramahira beti. Ntazi ni kimwe gusa. Na foro nganya yarahari wigisha mucyo bita oya nibwo foro nganya yarayikini yaratarafata ivutanye yarayikini ari kuri point ariko yarayikini ku ruhande yarabisabye bana ubusa rwose humura Samiri humura. Gusa match yejo mpamye neza ko ntacyo kuramira gihari. Bolingo unzamurire umutoza Rwaka Claude mbere na mbere avuga uko biteguye n'abakinnyi badahari. Umukinnyi udahari muri groupe y'ikipe ya Rayon Sport utarakoze n'imyitozo ejo numwe gusa, numwe wenyine yitwa Kanamugire Roger, ariko aba nimero 6 bandi abasoyemane Dafe wakinnye umukino wa Mukura ndetse Dafese na macheriko yarahari yego yarahari niyo wayikinnye na Sefu yarahari ejo arafite akantu ewan nawe nyogosho nabonye nishimye cyane yarishimye cyane Sefu ariko ni n'umukinnyi w'izi match z'indecisive kuko no umuntu ukunda guhangana none ikintu gihe cyanantunguye buriya Sefu nabonaga mu kibuga kuko ubu ngubu wenda imyaka imaze kuzamuka sigatuje mukono mu kibuga. Sefu akiri muto akiva mu isonga ari muri Rayon yari umuntu ubona
w'amahane menshi mu kibuga n'iki, ariko mu buzima busanzwe ni umuntu utanavuga, ni umuntu uba wicecekeye, ubona umwana mwiza ukuntu. Yagarutse mpamya ko nta cyo kinini cyaba kirimo. Rwaka Claude se utaratsindwa match nimwe, urabibyibuka afatira mu ngata Robertinho mashambere yatoje ni match ya Mukura yihuye itararangiye bakiri iminota mike. Mbere yuko iyo match isubirwamo yahise atoza match y'Inyamirambo bari bakiriye, yahise atsinda Muhazi ni Vision na Garetese ni oya no ndumva ari ni Vision. No ntabwo ari Vision, ni Muhazi batsinze Muhazi gusa yagutsinda Muhazi 2-0. Et puis nyuma asezerera anganya na Mukura 1-1 match isubiyemo, hanyuma ajya gutsinda Etincelle. ntaratsindwa umukino. Sofana avuga ko ari umutoza utahabwaga amahirwe menshi, ariko credits uzi icyiza kiba kirimo buriya ntabwo ari na Rwaka cyane kuruta ibindi byose. Rayon Sports igira umutoza uriya physiotherapiste wabo w'umuhanga cyane muri tactique, none ngo ni inshuti ya Rwaka cyane, ariko utarumvikanaga na Robertinho. Abantu benshi kuri match yeruka ya derby barabibonye yandika udupapuro akaduhereza abakinnyi, abagenda babwira ko kuri bench ntiyavugaga, akajya yohereza udupapuro ko ntiyumvikanaga na Robertinho, n'ubwo wenda babanaga giprofessionnel. Uyu mutoza kongeraho Rwaka, kuko Rwaka nawe umwandikiye mutanaziranye, ni umuntu wumva, ni umuntu utuje cyane, niba biniyongeyeho ko yakinnye umupira w'amaguru, akaba ari umuntu w'umupro wo muri izi nce zibibera za Nyamirambo, wabaye Huye, aho hose n'ahantu haba public. Navuga ko Huye haba abanyeshuri benshi, bigatuma abantu bose babaho kijene, bumvikana. Nyamirambo nawe urabizi ko ari abantu bose, urahura n'umuntu niba mutaziranye ukamuha chance cyangwa se mugahura bwa kabiri akagusuza nk'aho akuzi, kandi kuko mwahuriye bwa kabiri. Ako kantu ko kuba ari umuntu uri generous cyane, biragenda bikamuremamo umuntu ukunzwe n'abantu benshi, ku buryo uwo ari wese bahuza mu gukorana. Rwaka rero na Ayabonga yakunda kuza kureba ikipe y'abagore, akaba yanafasha Rwaka mu tuntu tumwe na tumwe mu bijyanye no gukoresha fizike bari abakobwa, ku buryo ni abantu basanzwe bafitanye bond cyangwa se umubano uri aho hagati yabo, ku buryo gukorana ntabwo byagoranye. Ayabonga azi karite ndetse na defo za buri mukinnyi muri Rayon Sports, kuko abayemo igihe kinini benshi baje bamusangamo, nubwo habayemo igihe gito cyo kusa n'ahatandukanye na Rayon Sports, akaza kugaruka murika ko agenda bavuga ko abakinnyi basubiye hasi. Ni umutoza ushobora kukureba akavuga ati Sefu ndabona wasubiye inyuma, akabapangira sesiyo z'imyitozo yihariye, akaguhamagara ati wowe Sefu we na Nadafe nande mukajyana kwirebero bya kijamo, atari itegeka ko ati rero isho zaze tujyane gukora imyitozo. Ni umuntu ufitemo ako kantu ko kuba ari umutoza, kandi noneho ubirenzaho no kuba ari umuntu ujya ubana n'abantu neza, ku buryo guhuza na Rwaka byahise bikunda cyane mu buryo bworoshye. Hari ikintu gikomeye cyane hano Lorenzo, Mukanya Samini wari usaba bano bagabo k'amakipe yabo barebe uko baganiriza abakinnyi n'abatoza babo tuze kubona ibitego. Muri match 10 zitambutse zihuza n'amakipe yombi habonetsemo ibitego 10 gusa. Mana nyagasani, muri match 10 zitambutse APR FC na Rayon zihura ibitego 10 byonyine. Wamba bari ukigora ukambarira ubusa ku busa inshuro zingahe? APR FC yatsinzemo 8, Rayon Sports yatsinzemo 2. Mbabari oya byaba ari biki kuri Super Coupe yatsinze 3. Yatsinze 3-0 kuri Super Coupe. Ubwo yaba ari champion warebye champion gusa, yaba ari champion warebye, kuko Super Coupe yatsinze 3. Nta kibazo no muri izo champion ndeberamo ubusa ku busa ni kangahe? Ubusa ku busa 1 2 3 4 nushaka kurekera curenye ni nyinshi curenye rwose. Nibashaka banganye 3-2 2-1 ariko tubone abafana ba Epera cyangwa ba Rayon bahaguruka baserebura igitego.